ini season nshyashya kuri Ganza TV. Umva amagambo dutangire n'abatubwira. Habayeho umukobwa watekerezaga ko azabaho ubuzima bworoheje, ariko umukobwa ntiyigeze amenya ko hari ubuzima bw'igitangaza bwari butegereje ahazaza he. Wewe wa mukobwa wenda gukubira umushahara wakoreraga, ndabyemeye. Umukobwa yaje guhura n'umugabo amuha akazi. Uyu mukobwa yakoze akazi kugira ngo agaburire umuryango we, yemera kujya gukora mu ngoro, atangira kujya arera abana b'umwami. Umugabo yagiye gukorera byaje kurangira arahiye abaye perezida w'igihugu cya Philippines. Umukozi wakoreraga perezida yakomeje kurera abana, arabakunda kuko birirwanaga. Bigera atangira gukundana n'umwami, ubwo ni papa w'abana, ariwe perezida w'igihugu. Icyo atarazi ni uko n'umwami yamukundaga. Ndashaka kubana nawe, ndagukunda Melody. Uyu mukobwa yitwa Melody. Ibaze kubura umukozi wo mu rugo ukora kwa perezida bikarangira gukunze mu kabana. Benshi barwanyije umubano wabo, batifuza ko babana, bavuga ati perezida ni gute yarongora umukozi wo mu rugo. Ikosa risito nzatuma ubuzima bwe mu ngoro bumubera bubi. Perezida Carlos yaratubwiye ibibazo biri hano. Umwami yari afite abanzi benshi, ubwo nimbavuga umwami wumva perezida bifuzaga kwigarurira ubwami bwe, ariko byarangiye imbaraga z'urukundo zitsinze. Uwari umukozi wo mu rugo byarangiye abaye umwamikazi wo mu ngoro, aho yakoraga nk'umukozi wo mu rugo. cannot stay up so late. Mveje ufite inama ryama ibyo kwatwika tubireke. Hagiye gushya wananirwe sho nujye mu nama umva ahubwo hahiye nasinzira neza. Do you think you're the only one who can do role plays? Ese cyakare wenyine uzi gukina imikino nanjye reka ngukinire. You wait until my role play. Bebe. It's a little bit extreme. All right then. Nyakurino. Go. Baratangira. Yo. Mukobwa hano bari mu mikino bari gukina filime bari mu kwezi kwa buki. I command you. Ibuye ryo mu butaka ndagutegeka uno mugabo mushyire hasi haraka mushyire hasi. You're really trying to get up. Face! Bari mu mikino. If you think nimba utekereza ko ushobora kwigarurira imbaraga z'iribuye uribeshya cyane. Come here. Yeah. My beautiful wife. Yeah. Katururi. Ni perezida yirongoreye umukozi.
buriya biriya bintu bibaho cyane ugasanga umukozi wo mu rugo uri kureba iyi filime hari igihe azashiduka umuperezida aje akamushaka. Ni ibintu bibaho cyane, cyangwa se perezida w'abasobanuzi nkaza nkamushaka. urebe Where are the kids now? They're with a new nanny, ma'am. They're currently preparing for the arrival of the king. Oh, okay. I'll just go. umva umwami agomba kuza kudusura, tugomba kuza kumwakira. Tujyane ngo umwami agomba kuza kubasura. Uyu ni president. Ambassador Maldivino Ponti is already waiting for us. Ambasaderi aradutegereje, president afite amagahunda menshi. Know my promise to you as a husband. N'abana ba president nyine urumva n'umuntu mukuru afite abana. Uyu ni umugore wa kabiri yashatse, ariko president afite abana. Na gaturage dore uryo kaba kiyambari. We are looking for the Murareba iki? Earth Gem. Turi kureba ngo ibuye ngo ryo munsi y'ubutaka batubwiye ngo ufite. Kumbe n'imikino yari akina na papa wabo mu kwezi kwa buki abantu bari kumuserereza. Where's your new nanny? Umukozi wanyu mushya ari hehe wansimbuye? Everybody, nanny. Kumbe hari wajana. Umukozi Devindi hano. Yeah. So, Madam First Lady, Madam First Lady, do you think uratekereza iki kuri aka kantu? we'll like? Urakeka kano bari buze kugakunda? He's Rebe. oh, teasing. So, children, listen up. Bana batorero mwumve. When King Eldrick arrives, Umwami Eldrick agomba kuza, mugomba kumenya uko mumwitwaraho. let us review Reka dusubiremo uko muri bwitware. place when King Eldrick arrives. Ese umwami Eldrick naza muramwakira gute? First him as
His Majesty. We are not allowed to talk over him. ntabwo twemerewe kumukoraho We talk. cyangwa kumuvugisha atari we utuvugishije mbere We cannot touch him without his permission. keretse aduhaye uburenganzira bwo twemerewe kumukoraho nta muntu ukora ku mwami atabiguhera uburenganzira What are the punishments to be? igihano ni ikerera ibyo bintu nimubirengaho Prison. ni gereza umwami ugiye kuza ntabwo aba yikoraho n'abana ba perezida kumukoraho bashobora kubifungirwa Auntie, the royalty it's so strict. That's why I have a request. What is it? niyo mpamvu rero nari nasabye ko Embarrass your dad. kubera ko nashaka gusebya papa wanyu You three greet the king. mwembi batatu bari mu mujyi guhura na perezida ngiye nsigare nk'umukozi wo mu rugo uba utifitiye icyizere uvuga ati sindamenye iby'abaperezida n'abafasiti ledi bakora How are you? sinshaka kujya guhura n'abayobozi bakomeye Meeting? I'll let Yessi handle it. He can handle it on his own. kuhise ugaruka se yese araza kubyitaho byose by'inama yabitaye Melody not joining us later? No. But my love. melody araza kutwiyungaho yego King Eldrick will be happier then. umwami Eldrick araza kwishima nawe nakubona Philip a crush on you. ashobora no kukwikundira rega uve kuri papa Right here, Nathan. So Nathan ndi hano You'll Baby. be fine. It's okay. biraza kugenda neza We still have some spare time before King Eldrick arrives. turacyafite igihe umwami Eldrick ataraza ushobora kuza tukaba So naughty. nakuri umusazi Earthgen. Come on. abana uzi ko bamenya ibya rya buyego ryo munsi y'ubutaka ni imikino nyine baraye bakina Curse? ukwiye kujya kwitoza Right. Yes. Listen, yego afite kwitoza ni umukozi wo mu rugo nibwo perezida kimurongora bivuze ngo afite gutozwa byinshi kugira ngo atangire kwitwara nka ba fast lady bandi All details accounted for. We're just waiting for details zose twazirebye turi kwiga ku bari buze baherekeje umwami Eldrick Delicious. biraryoshye ibiryo bebe Ready. ibiryo birateguye mu ngoro mwasukuye About the palace. ingoro ntimuyigireho ikibazo It's exactly like me. mold. haratunganye hameze nkanjye harashaje naho Hold on. Why are you guys so mean? aba ni abakozi bakoropa mu ngoro ya perezida I'm saying is that the palace is just icyo mvuga ni uko ino ngoro ya perezida ari nziza nanjye twayisukuye Then you're perfect for the man with me. hari abandi binjiye See? The palace Really? is ready. guys, ladies, as you all know, this is Xiaoning, uyu ni yoning senior staff here in the palace. uyu niwe ugiye gukurira abakozi ba hano mu ngoro He'll be working with all of you. ubwo buri munsi agiye gutangira gukorana namwe And you are? urinde Your future. izindu hazaza hawe bebe Why isn't anyone stopping me? Of course. kuki mutari kumfata kandi igiye kumukubita ibeshya nyine umukubite bazi ngo najya gukubita umuntu baramufata Okay. Mr. President wants a final rehearsal before King Eldrick arrives. So guys, perezida arifuza ko twitoza mbere y'uko umwami ahagera Let us go. tugire iki To do here. Get a move. umwami uba ugiye kuza ntabwo aba asanzwe Why am I here, sir? I don't know how to act like a king. iyo you don't have to do anything. What's important here is Melody. We're just gonna rehearse with her, so that she'll be at ease when she faces the king of Maldiviano Ponte later. Yes, sir. bashanu bari kwitoza ukuntu bari buze kwakira umwami Go ahead, Jesse. gira tugire yese And finally, our first lady, Madame first lady wacu Is Acosta. reka tumuhe ikaze hamagara first lady mbega bari kwitoza ukuntu bari buze gupresenta umwa hari uwaje abanza imbere kandi uyu ntabwo ari we first lady What? ikiza uwaje yikaraga bari mu myitozo first lady avuye ni agaturage Really like making a grand entrance, don't you? ariko ukunda kwimurika cyane winjira ahantu utatumiwe Lady. So I thought it was bavuze first lady ngira ngo ni we njye Hey. Miss Lorraine. yizire shu Lorraine rekeraho kwerekana kumbuje yitwa ngo Lorraine Please. ngwino hano Thank you very much. as a sec of presidential communications. umva ni njyewe ukuriye ibyerekeranye n'itumanaho rya perezida ni nanjye uri mu bagize kipe mwandikira ijambo ari buvuge So insulted that I was bivuze rero ngo kuba nanjye naza mu myitozo yanyu nkareba uko ikiri gukorwa ntacyo bitwaye Sorry, Lorraine. utubabarire Lorraine Very sudden. byabaye byihuse Lorraine Grandma. nyogo kukumbe mama wa perezida yarinjiye Hi, ndi Grandma. mama wa perezida So we have a more pressing matter to attend to. So, were you able to talk to them? hari abandi bantu bagomba kuza babavugishije Asante Bosida. anti Beresirida bari mu nzira baza uje yitwa Beresirida They abo ni bande baje Yes. Who will be coming? ni bande bandi mwatumiye bagiye kuza mu myitozo turimo yo kwitegura kwakira umwami Trouble with being the first lady. wa mukobwa wagiye kuba first lady bivuze ngo ukeneye kwitoza byinshi Yes.
stand in constellation with Ambalasildar and other powerful niyo mpamvu twese twifashijwemo na mama wa perezida to know that the three publicly beloved twumvishe ko tugomba kuzana ladies have agreed abandi ba first lady bakubanjirije babanje ku butegetsi uko ari batatu kugira ngo bagutoze umenye ukuntu aba first lady bitwara bazanye abagore ba perezida bandi bavuyeho batatu uje umuturage uyu mukobwa w'umuturage wari umukozi wo mu rugo bamutoza ukuntu ba first lady bitwara ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo uyisoma first lady wa boy dore ngaba bahageze dore abandi ba first lady uburyo bambara dore uburyo bagendamo dore uburyo bitwara bose batangira kuba perezida tukuri batatu urabona ariko n'aba first lady bambanje batatu baje kumutoza amenye ukuntu ba first lady bitwara avana ubuturage hano. Good morning. mwaramutse How are you, Mom? Halima How are you? meze ute It's been a long time. harashize igihe abana abandi ba first lady ese umuntu woza ari umukozi wo mu rugo ubu n'icyo azi ku byerekeranye no kuba first lady baje kumucyurira Especially since we have very little time. cyane urabona dufite n'igihe gito cyo kugutoza ngo umwami ahagere And you'll do fine, okay? Speak when you're spoken to. icya mbere Just keep your mouth niba uzi shut. ko ugiye kuba first lady ujye uvuga ari uko bakubajije ubundi ufunga umunwa From the president. ikindi perezida ntugashake kwiyerekana kumurusha ngo abe ari wowe urya ifoto kumurusha We're here for your beauty and grace. ikindi uri hano kugira ngo umurike ubwiza bwawe nta kindi cyakuzanye no gutuza ntukimurike cyane ngo wibonekeze tumeze nk'abari kumucyuriraho kugira ngo bamushyire ku murongo bamutoze sawa You are really a beauty, Madam. kuba uri mwiza rwose uri mwiza pe I'm sure the dress that Ambrosia's daughter made for you. ndetse ikanzu twakuzanira iraza kukubera Yes. ikanzu First ladies, why don't we show the first lady her beautiful gown? reka twereke first lady iyo kanzu agiye kwambara ukuntu irenze first lady baje kumwereka ikanzu agomba kwambara dore urukanzu wamuhaye ni rurerure ariko ni rwiza ni ya makanzu ubona ukabona arimo amafaranga bamwiritse ikanzu nziza umukozi wo mu rugo rero wari wimenyereye kwiyambarira za rumbiya My grandma had the same one. nyogokuru wanjye nawe yari afite ikanzu yenda kumera nk'iyi And now it's time for your makeup. nicyo gihe rero ngo tugukubite na ka make-up Are you ready? uriteguye abandi ba first lady baje kumutoza Love it. rebe barakwereka igihe cyarageze umwami Eldrick yahageze rebe filime umwami w'umuzungu Both our secretaries of state have agreed ba sekreteri b'ibihugu byombi bamaze our kuhagera countries. ndetse bamaze no kwemeranya ibyo ibihugu byacu bigomba kugenderaho Proceed. Is there anything you would like to say? hari ikindi kintu washaka kutubwira Let me just say, I'm really looking forward to a healthy and productive relationship. niteguye rwose kandi ntegereje ko tuzakorana neza tukabana neza Very well. cyiza We partake of the feast that our people have prepared in your honor. I would like to introduce to you mbere ko rero dukomeza kujya ku igaburo Tudbir. reka mbanze ngiramo ngo upurezanta Your Excellency. nta kibazo nyir'icyubahiro Yes. yese Your Majesty, nyir'icyubahiro present to you, reka tukwereke Republic of the Philippines, first family, reka tukwereke famiye ya perezida with the first mother. ugiye kuza wa mbere ni mama wa perezida ni first mother havayo umuntu ariko umuntu ubyara perezida ukimara kuba umwana wawe akimara kuba perezida nawe bihita bihinduka abantu bakabibona kuri mama wa perezida hey. umwana wawe yari umukuru w'igihugu ubwo nawe uri mama mukuru w'igihugu uramubona ariko mama wa perezida arabanza ava yarimurika ni umusirimu cyane n'uburyo atambukamo n'uburyo amwenyuramo uva kuri abakobwa bine uhamagara ngo ngwino tugusuhuza abashyitsi akaza yanitse ngo hehehe yanitse iminwa igera mu matwi ba fasitire tuzabarebe baseka gake bamwenyura baje kumwereka abana ba perezida dore ngaba harimo umwe ugendera mu kagare n'abana ba perezida nabo bavayo babamurikira umwami abana ba perezida nabo nubarebe basekamo gake bamwenyura bafite disipurine bafite umuco na siporo urebe kaza hano gake gake bari kubamurikira umuyobozi umwe
No disrespect. uyu nawe nibyo avuga ati nishakira guriya mugabo Gren mukunda sinigeze nifuza kuba first lady gusa nyine At hard times like this, mu bihe nk'ibi noneho kuko mama uri kundeba you were always there to comfort me, right? nako papa iteka wabaguha rutarapfa ukankomeza mu bihe nk'ibi bigoye papa yarapfuye sasa atangiye kurira ibi ni ibiki nisanze wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko ni ubuzima bugiyemo utazi ariko uzi kubura umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege ugiye guhura n'umwami ugiye guhura n'umuperezida w'aha n'aha ugiye hehe byagucanga ubwawe ushobora no kuvuga ati ariko mwampaye gatanya nkigendera dore yese atangira kuza kwiyegereza dushe no kuzihanagura yatangiye kuza gukora amasuku ibimugiye kunyibutsa ko kuba first lady bitambereye It's good that you know that. ni byiza kubizi turi baba first lady bandi baraje We were just informed by the president. perezida yatumenyesheje We're with him on his... ngo agiye kukujyana ngo mujye gusura Maridiviano Ponte ngo gusura kiriya gihugu cyuriya mwami If I were you, mbaye ndiweho not go. bamuzanye hano hari n'abandi bahise baza Minnie? No one does except you. hari abandi baturutse inyuma Yeah. What do you mean, Minnie? Nobody does. You're lying to me. Hold on.
You're just messing with me. You're the prisoner of the Philippines and you're messing with me. hari abandi bahise baza ni surprise. What? Give me 1 minute. mu munota umwe nkwereke. Melody? Melody. turagukunda Melody. umukobwa yitwa Melody. Yeah. Katurori. Byishimo byaramurenze. Baby. I told you so, right? Plenty of people love you. Nene nakubwiye ngo abantu benshi baragukunda. There's in love with Melody. Melody hano bari kumushimagiza. Yeah, baramuririmba. Melody. Melody. Uceceke. Sorry, Aunt Basilda. Don't call me that. And would not have guessed Mbabarire Madame Persilda. when you got married to Gwen. Nakubwiye ngo icyo washyingirwa n'umuhungu wanjye Gwen. To be my son's wife. Kuki nemeye kuba umugore w'umuhungu wanjye? I would prefer that you call me Icyo nshaka uzajya unyita Mother. ujye unyita nyoko, ujye unyita mama. Kumbe disi byaramurenze yarazi agiye kumubwira nabi, kumbe na mama wa Perezida aramukunda. Yaramubwiye ati ujye unyita mama. Yeah. Katurore. Yeah. Baby. Thank you, Mom. Urakoze mama. Mama. Abana batangiye kumwita mama. Abana atabyaye ni mukase wabo nabo batangiye kumwita mama. Auntie, we also want to tell you something. Twashaka kubwira ikindi kintu. We don't want to call you auntie anymore. Ntabwo dushaka kongera kwita auntie, tantine. It's okay with you. The three of us want to call you Mommy. Turashaka kujya tukwita mama n'abana ba Perezida, ntabwo dushaka kujya tukwita tantine, tuzajya tukwita mama. N'abana b'inaha bitaba abakozi babo ba tantine. Bikarangira tantine famille imwambuye. Of course. Yeah, bamuhaye ikaze mu rugo. Abakozi barabyina n'ibyishimo. Ba first lady barababaye. Ba first lady dore jinyori. May I join you guys? Mbiyungeho nanjye. Perezida nawe yaje hano. N'ibyishimo. Yeah. Melody bamuhaye ikaze mu rugo. All here for Melody. Twese turi hano ku bwa Melody. Family really love Yeah. Akurino. Baby. Let's go. Tugire. Akurino. Bimeze bite? Wibutsa ni kuri Star Times, Ganza TV. Nizi filmu zisanga. You know, I sympathize. Umwami imbuga nkoranyambaga zose ziramuzi no first lady bamwita Allegra. Ariko akaba na senateri. President, based on our last meeting, I'm Dushingiye ku nama y'ubushize. Senator Allegra on our side. Panaginip lang,